mu myumvire y'abantu yego mu myumvire y'abantu dukurikije ibyo twavuze ku kwezi na KOP yego ibyo Bamporiki yakoreye muri gereza byamwamburaga kuba yahabwa amahirwe ariko ese wa mugani ko yari umuntu wacu akaba atangiye gutana ari muri gereza ariko we ntiyagaruka ku murongo ese akomeje gutana igihugu cyakunguka kiko kiri na mutoya igihugu cyakunguka cyahomba iki ibyo byose mukuru w'igihugu niwe wemereye kubyanzuraho yego ibyo rero by the way ngira ngo nta n'ukwezi kurashira na Gatabazi adohorewe Gatabazi nyirango ubu noneho yarabonetse abo baragaragara se yakaba yagara kuri exangizo waba umaze umwaka utagaragara wataha wagaragara ugahita ujya kuri X kweli attention ikibazo cya Jean Paul community abantu benshi umuntu waraye rweza amenyo akabona inkuru 45 ubu muri gereza amaze kubona nk'ibihumbi 5 ngaho mbwira rero for your information wa mu bishop ugiye gushakana n'umupasiteri kazi anywa itabi n'inzoga bishop ni ndaya bafite ibipangu bagenda bakihengekamo ndabivuze azambaze ntago nabona facts ariko abatanga ubuhamya nababona bafite ibipangu bagenda bagakodesha bishyize hamwe ari nka batanu inzu y'ibyumba 5 buri wese afite mike bagira bagatubiza amayoga amatabi n'abagore ari igipangu bikontororera yego hanyuma uwo muntu rero aza kurambika ntacyo nakwakira akurambika ikiganza kweli akurusha ibyaha. Alright, JALAS Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane weekend nziza kuri mwebwe mu bana natwe live mbese nukuvuga baba ndi muhita mukandaho ubwo nuko hari abandi mushobora kuzakireba mu yindi minsi mukomeze mumererwe neza rero abari muri weekend mukomeze mwenjoyinge kandi koko nekereza ko ari cyo weekend ibereyeho ariko hari abantu batagira off hari abantu karegeya ajya tubwira abaganga abanyamakuru abo bantu rwose isaha n'isaha barakora nibwo bamutumira mu birori byawe abari guhise nibuka kakaro bambwiye ati nageze hakurya iriya abantu batise waje kuyitera aho bazanasubirayo aho umuntu akubonye agusanisha n'akazi ni ngombwa ariko nta n'igihemba ntakarimo buriya so rero ndizera ko ahandi ari amahoro nta kibazo ibyo byose iyo wageze hano aba ari amahoro oya kugera hano ni amaguru ntabwo ari amahoro cyane kuko ugomba kwitoza guseka mu mwanya wanjye ufite ikibazo cyo mu gatuza kimaze nk'iminsi 3 buriya mu cyumweru gitangomba kujya kwa muganga mu gatuza harandya donc iyo nsetse iyo nitsamuye iyo nayuye cyangwa nkoroye so ubwo rero no kuvuga ngo ariko namaze kubyimenyereza abantu tuba turi kumwe nyine bagomba guseka mu mwanya wanjye kuko okay ko bimeze ubwo rero nawe cyawe se ko gifite ko abagikundaga baraba bihanganye yego ariko nizara ko kizagaruka nta kibazo so mfite romba ndabyumva rwose ntago navuga ko ari amahoro 100% sinzi ikibazo hari abo nagiye mbibwira bakashaka kubigira birebire bakavuga ngo baba barangize nka odapasi we nubwo bahereye mu mutwe ariko nibaza ko nta muntu nagirana nawe ikibazo byagera bene aho ntekereza ko ari nka crise wenda naga crise no gukora cyane cyangwa n'izimbeho ziri kuza kubera klima yahindutse bo uko biri kose tuzamenya uko bigenda yego ubwo no kongera agasiporo yego byose umuntu yabigira umwanya nanone ni ibintu okay
Ya reka nigire mu kiganiro nyirizina ahanini kugira ngo dufashe ahanini bibara amasomo tuba tugiye gukura mu bintu kuko byinshi biba byabaye mu byo ngewe ngenderaho nkubaza. Mu gitondo ndumva aribwo twabyutse tubona itangazo rishishikana ku mbuga nkoranyambaga ariko ni nk'amakuru avuga ko mu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika harimo Honorable Bamporiki Edouard ndetse na retired Gasana nawe wari umaze igihe kigera nko ku mwaka ngira ngo afungiye muri gereza ya Mageragere niba utanagira ariko wenda bakugera. Rero n'abandi bagiye batandukanye bahawe imbabazi ariko ayo niyo mazina yaje imbere cyane ariko nabonye havuzwemo n'umunyemari Rusizana nawe wari muri case n'ubundi irimo aba PS irimo n'umuyobozi muri Rwanda Housing ndumva nawe ari mu bahawe imbabazi ariko kandi hari n'ibindi byinshi biba bigiye bihari ariko iyo niyo nkuru navuga ko isa nk'iyoboye izindi. Mu ijoro ryakeye twe twabonye abashyizwe mu myanya mishyashya. Nabonye wari uri gutrendinga cyane niba ari uko yabaga muri ministeri n'ubundi ifite aho ihura n'urubyiruko Imimoza wabaye ambasaderi ariko ibyo byose ni byinshi ariko reka mpere kuri izo mbabazi mpere ku mbabazi zisobanuye iki kuri bantu nk'aba ngaba cyane cyane ko babaye inkuru nyine kubera ko ari n'amazina manini. Imbabazi turazireba mu buryo nka butatu. Uburyo zatanzwe, uburyo zitangwa, abazihawe, abavuzwe n'abatavuzwe. Yego. N'ibyaha byabo niba ngombwa umuntu abirebe. Naho ibya Yellow Paper batanze imyanya myinshi. Yego. Ko raporo y'inama y'abaminisitiri yari ifite amapaje 4. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nuvuga ngo habaye byinshi abantu benshi bashyizwe mu myanya nubwo wenda uzwi n'uwo nguwo ariko nabandi nuko wenda nuko yabaye ministre ariko ntabwo ari ministre usanzwe burazwiho ibintu byinshi ari ibya Hilltop n'ibyo kwifatira ku gahanga abanyamakuru ba sport ibyo rero nibyo bimugira umuntu udasanzwe kuko manda yesi yaje na operasiyo ijyamo operasiyo zari imbere n'ibiki imaze kwibagirana ibyo rero buri abaminisitiri nubwo bose bari abaminisitiri baba muri cabinet ntago bavugwa kimwe uzarebe nka Muja wa Mariya amaze avuye mu bidukikije akajya mu ifotora agahita ahagarikwa nta byahise birangiye babitinzeho kabisa ntago abaminisitiri navuga se ngiki yego imbabazi waruvuze abantu batrendinze cyane nabo muri Mageragere kuko bose nabakoreye ibyaha mu mujyi wa Kigali muri capitale yego ni batandatu barimo Bamporiki barimo Gasana retired Gasana abenshi bari bamazemo benshi bafunzwe 2020 yego barakatiwe 6 nuvuga ngo bari bamazine badohorewe 2 harimo Dr. Rwakunda Christian wari PS muri Minefra yego harimo Serubibi Eric wari DG wa Rwanda Housing yego harimo Bamporiki wari ministre hanyuma harimo umunyemari Rusizana Aloys yego harimo retired Gasana Emmanuel n'undi mudamu umwe umudamu umwe ni ubanza yitwa Esperance yego we yaziraga gukuramo inda ba Serubibi na Rwakunda bakazira gukoresha umutungo wa leta nabi hanyuma Bamporiki indonke na Gasana bijya gusa n'indonke sibyibuka neza ariko harimo cyo gukoresha ububasha ariko n'Abamporiki ofete ni abantu 35 basohotse ku rutonde ariko hari nabandi bazihawe bo bari bazemerewe according to amategeko yego no kuvuga ngo
imbabazi ubundi imbabazi liberation conditionnelle itangwa bagendeye umufungwa arabisaba hanyuma ubuyobozi bwa gereza bukabyemeza yego bikagera kuri minijiste yego ministre w'ubutabera bikabona kugera kuri kwa president bariya rero 35 nabatari muri izo nzira buriya hari abandi hari abandi kuko nka GASANA amaze umwaka umwe nta kimwe cya gatatu nta na bibiri bya gatatu abo ngabo rero biganjemo abimageragere nabo batandatu mubwiye harimo abandi ba Nyagatare benshi cyane bari bafungiye gusambanya abana ko Nyagatare urabizi ko nubundi bamo ababineri bafe abana n'abana ariko ubwo iyo twageze mu mategeko muri ntuza personnalité pénale umwana ntafungwa bariya rero baba bamaze mu mategeko mu mategeko bariya b'Inyagatare bari bakuru ariko batari civilement okay donc buriya tugira umuntu mu mategeko y'u Rwanda sinzi ahandi uko bigenda yego tugira umwana tukagira umwana ni kugera kuri 18 ariko umwana mu mategeko criminel muri penal ni ugera kuri 14 yego munsi ya 14 we ntafungwa yego ajya mu igororero ajya muri bya bigo za transit ko bajyayo 14 yemerewe gufungwa donc aryozwa ibyo yakoze yego 18 rero tukagira 14 aryozwa ibyo yakoze mu mategeko yego 16 yemerewe gutunga indangamuntu yego ariko ntiyemera amasezerano 18 niwe wemerewe amasezerano ni mukuru amasezerano y'umurimo kugurisha kugira gute kugurisha 21 ayishingirwa niyo urumva rero uwo muntu muri ibyo byiciro munsi ya 14 transit 14 gufungwa 13 indangamuntu 18 gukura bitemerewe kurongorwa bitemerewe gushyingirwa nayivuze kurongorwa byo ubuze ahubwo byo bireba yigize buriya tugira umuntu wo hagati ya 18 na 21 yemerewe imibonano mpuzabitsina ariko ntiyemerewe gushyingirwa ntiyemerewe kuyikora biciye mu mategeko gushyingirwa ni 21 yego ariko hagati ya 18 na 21 yemerewe kubikora nk'igerageza nicyo kibazo buriya ivugururwa mu bintu byatumaga dusaba ko itegeko ry'umuryango rivugururwa nuko ngira ngo barivuguruye bemeje ko umuryango cyangwa urukiko cyangwa inzego z'ibanze zishobora kureba niba koko umwanditsi w'irangamimerere ashobora kwemeza niba umuntu yashyingirwa kuko niba 18 umuntu yemerewe imibonano mpuzabitsina atemerewe gushyingirwa ni hahandi abantu ba 19 baterana inda yego bakabana iyo babanye babana binyuranyije n'amategeko kuko ntabwo bahabwa isezerano kandi batangana iyo bibaye rero ko yagusezerana bitemewe umwe agakwepa undi babyumva hagati ya 18 na 21 wemerewe imibonano mpuzabitsina ariko ntiwemerewe kwirengera ingaruka zibivamo kubera ko utemerewe isezerano imbere y'amategeko so hari higanjemo abishingira cyangwa abakwepana ubu noneho kwa ko bashobora kubyigaho bakareba condition bakiga dossier hajemo nko guterana inda abantu bagasaba gushyingiranwa biremewe hagati ya 18 na 21 yego mbere nta byari byasabaga ko bihindurwa urumva ariko se urumva kwemerera abantu imibonano mpuzabitsina ntubemerere ikivamo ntubemerere kuregariza ikiva muri iyo mibonano
byari ikibazo ya byari ikibazo harimo akantu yego noneho rero ubwo nabo bari mu ba Nyagatare ngira ngo ni nka 13 bose biganjemo ibyo gusambanya abana. Gicumbi n'umwe nawe ni ugusambanya umwana. Ngoma nabo ni nka 6 barimo gukuramo inda n'ibyo byo gusambanya abana. Ubundi gereza za bariya 35 babarizwa Gicumbi, Nyamagabe, Nyanza, Ngoma, Musanze na Nyarugenge. Za Rubavu wapi? Za Rubavu ntazo, za Bugesera wapi? Na Rwamagana bari mu Muhanga irimo. Oya, Muhanga nta urimo. Okay. Noneho rero bari abantu ubwo nukuvuga ngo benshi biganjemo abari bamaze gukora 2, 3 basa naho bageze mu cya kabiri. Abo 35 basohotse iliste yabo irahari. Iliste yabo irahari mwiteka rya Perezida wa Repubulika urwo rutonde rurimo. Gereza ku yindi, izina ry'umuntu, igihe yavukiye, icyaha yakoze, gereza arimo, nimero y'urubanza n'imyaka yari yarakatiwe. Byose birimo kuri abo 35. Ariko abandi mu kivunge bari bagejeje bujuje za condition nakubwiye, gereza ikabyiga, ese witwaye ute muri gereza, ese umaze igihe kingana iki, bigaca muri iyo procedure yose. Nabo bari kwa bari ku rutonde ntabwo nababonye. Bon, hanyuma rero ubwo icyo ni kimwe. Noneho muri iyi ntuza muri izi Imbabazi, muri dosiye irimo Rusizana umunyemari Rusizana, yego, irimo Eric rwa Serubibi, engineer, yego, irimo Rwakunda Dr Rwakunda Christian, iriya dosiye irimo na ntuza n'uwitwaga Karebu wo muri Minekofine wa Muganza we ntabwo namubonye. Narimo mbaza, reka ndebe niba banansubije. Narimo mbaza umuntu ngo anyegera amakuru mubaze niba we ntago namenye ibyabaye kuri Karebu. Kandi bari basharinze case. Case yabo ni imwe, sinzi ikibazo. Ariko ndaza kugiteraho imetero nacyo. Ndaza kugiteraho imetero. Umuntu nasabye amakuru kuri Karebu ntabwo aransubiza, ashobora kuba yagiye mu misahari cyangwa ari busy. So Karebu niwe wabuzemo. Bivuze ngo ariya Karebu niwe muri Minekofine. Ubwo hari impamvu. Okay. Buriya Karebu nteye imetero, Minekofine nahava amafaranga. Minefura niyo ikuriye inyubako za leta. None Rwanda Housing yo ikaba ishyira muri execution. Muri Minekofine ni policy, Rwanda Housing ni implementation. Ariko amafaranga akava Minekofine, icyo ni kimwe. Icya kabiri, iriya nzu bazize ngira ngo yari ya miliyoni 7 bagasaba 9. Yari 9 ahubwo nyira basaba 11. Oya, harimo difference ya 2 miliyoni. Dufata ibyo. Harimo difference ya miliyoni 2. Yego. Amafaranga ava Minekofine kwa Karebu. Ariko bivugwa ko abadukurikiye bazadufashe gutera imetero cyangwa babyemeze cyangwa babihakane. Bivugwa ko iyo nzu yahise ikorerwamo n'umuntu ufitanye isano na Karebu. Ikigo cyakoreye muri iyo nzu cyayoborwaga n'umuntu ufitanye amasano na Karebu. Abantu badufashe kubireba, nibyo numvise. So bishobora kuba byatuma Karebu ataza ku rutonde mu bandi. Kuba ari urekura amafaranga, ariko wenda kuba harabayemo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo inzu irahita ibona n'umupangayi. Okay, buretse gatoya numva uko nabivuga. Kuba yarekura amafaranga akayaha nyir'inzu Rusizana Aloys, yego, hanyuma akanumvisha Minefura na Rwanda Housing ko bagomba gushyiramo ikigo cya leta kiyoborwa n'umuvandimwe cyangwa umufamiliye. Ibyo rero bibaye birimo, nubwo bitaba byaravuzwe mu rukiko, bishobora kongera we kugabanya amashanse yo kubona imbabazi. Acyumvise kurekura amafaranga no kubwira biriya bigo ati nubwo ihenze
mushyiremo iki kigo ukiyoboye ndamuzi ibintu nk'ibyo kumva niyo sheni ubundi kurekura amafaranga noneho ukaninfluensa ibigo inzego zishinzwe kokipa iyo nzu ofete ikindi muri no dosiye y'abana bagabo minefura na minekofine mu kuburana bavugaga ko bahabwaga amabwiriza n'abashefu babo yego ariko abashefu babo ntibagaragaye mu rukiko nabyo bishobora kuba byakwinfluensa kubona imbabazi kuko ibyo ari byose nubwo nta facts zaba zaragaragaye mu rukiko ariko ushobora gusanga ababosi abaminisitiri kwa uwayoboraga minefura n'uwayoboraga minekofine barabigizemo uruhare rwa hafi cyangwa rwa kure bikaba byatuma bari abagabo baba barahaniwe wenda kuba ni nka responsabilité bimwe njya nkubwira ngo responsabilité rôle na imputabilité ubundi imputabilité yakageze kuri ministre ubundi responsabilité ikaba bari abafunzwe ariko ntacyo ibyo rero nibyo bisobanura ngo kuri ino kipe ko bari bane bafunzwe hakaba imbabazi zihawe batatu yes icyo ni kimwe hanyuma Bamporiki ubushize dukora ikiganiro ku kwezi na Karegeya Omar Pano harimo ntuza harimo ibyo amakosa yaba yakoreye muri gereza yatumye avanwa ku muvunyi akavanwa mu byiringiro akajyanwa ahandi hasanzwe buriya rero nicyo nkundira umukuru w'igihugu ubundi kera umuhanzi niba ari Nyakayonga ka Musare yigeze kuvuga ngo umwami si umuntu umukuru w'igihugu ashobora gukora ibyo abaturage batekereza cyangwa se akanabatungura agakora ibyo badatekereza uko nyine na Theo twatekerezaga tuvuga ngo kiriya gitabo kiramukoraho icyatumye avanwa ku rwego avanwa ku muvunyi wa gereza akavanwa mu byiringiro akajya muri rubanda rusanzwe twanavuze ko bishobora kumwambura amahirwe yo guhabwa imbabazi ariko arazihawe kubera ko umukuru w'igihugu arenza abo bose ni nkuko nk'aha ngaha ushobora kujya kubona ko ati buriya nanjye ndashaka kuzahindura izina ntuzi ko umushuti wanjye utuma twishima yavuze ati iri zina rwose ubundi utuma twishima ni umukuru w'igihugu nanjye hari igihe nzagera guhera none KOP ibivuga iki KOP Karegeya Omar Pano no Kagame awe president giseka mu mwanya wanjye KOP niba Kagame awe president ushaka kuzajya kubona ukabona hano kuri hano burabadi bahanshyiriye studio kabisa impamvu byaba bitunguranye ubwo ni kubera babandi bagenda bakatutuntu bagatungura cyangwa n'ikindi yego ntago umukuru w'igihugu donc afite ububasha bwo gukora ibyo abantu batekereza n'ibyo batatekerezaga kuko aho ngaho ni kuri level yo hejuru mu myumvire y'abantu dukurikije ibyo twavuze ku kwezi na KOP ibyo Bamporiki yakoreye muri gereza byamwamburaga kuba yahabwa amahirwe ariko arazibonye icyo ni kimwe umukuru w'igihugu nawe agatekereza n'abamufasha gutekerereza igihugu bakavuga ati nyamara wenda ushobora gusanga arekuwe hari ibyahinduka ese wa mugani ko yari umuntu wacu akaba atangiye gutana ari muri gereza arekuwe ntiyagaruka ku murongo ese akomeje gutana igihugu cyakunguka iki ko kiri na mutoya igihugu cyakunguka iki cyahomba iki ibyo byose umukuru w'igihugu niwe wemerewe kubyanzuraho ibyo rero muri make harya Bibiliya ni Bibiliya ivuga ngo agirira neza ababi n'abeza voilà ntabwo ushobora kumenya rero ngo yagendeye kuki uko agaba uko yaba imyanya yaba izo mbabazi yaba iki byose iyo afite iyo latitude ntawe umubaza ngo kuki wagiriye runaka gutya kanaka ntumugirire gutya by the way ngira ngo nta n'ukwezi kurashira
na Gatabazi adohorewe. Gatabazi nyirango ubu noneho yarabonetse. abo baragaragara se yakaba yagara kuri X anyuzo waba umaze umwaka utagaragara wataha wagaragara ugahita ujya kuri X kweli. Attention. Et puis nanone uzi yarari hehese uzi se aho yarari iyo X uvuga nta ruhare yabigizemo wamuretse. Nahibwe na uswa kimu yambwiye ko niyo yarabitwitize simbyibuka ariko Gatabazi nawe yarazihawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ugomba kumenya ibihe by'amatora turacyabirimo. Mudu y'amatora bura ni nkaho tukiyirimo. Umwuka w'amatora. Kandi nyuma y'amatora umukuru w'igihugu nundi wese nyuma y'amatora haba hari akanyamuneza gashobora gutuma ibintu byinshi bihinduka. Nanjye ndibuka ko nigeze ari ikindi kiganiro nigeze gukora ngo ndavuga ngo amatora azaba Bamporiki adahari na Gatabazi adahari ubukwe ntabwo buzaryoha. Manza aragikozi wanjye ariko ntibibujije ariko yarabaye none babonetse arangiye. Akora ko ni ngombwa ndumva ubwo nuvuga ngo muri make ubundi nari niteze ko na Jean Paul bazimuha. Nanjye rwose numvaga Jean Paul ahangaha ndi bumwumvemo pe. Numvaga Jean Paul bazimuha na Prince Kid bakabaye bazimuha nubwo atigeze afungwa ariko ntacyo so imbabazi umuntu utanari utarigeze afungwa oya we ntazo yabona je rutire ma parole we ntazo yabona kuko n'igifungo atagikoze. Okay ariko ubwo nuvuga ngo dossier ziri pending mu mitwe y'abantu yego ni Caleb wa Muganza na Kazoza Juste wo mu bakono ariko nawe nta makuru ubwo nabo igihe cyabo kizagera cyangwa hari impamvu buri wese burya n'inkono ntago zinganya imbyiro ntago zihira igihe nta nubwo zinganya imbyiro ntibazakubeshya. Ibyo rero donc nkurikije uko itangazo rimeze narisomye n'urwo rutonde abo bantu batandatu bo muri gereza y'amagere batanu kwa uwo mudamu ubanza wazize gukuramo inda niba arayinkamiye niba arakimana izanye ni ubanza ku rutonde muri Esperance ni ubanza ku rutonde muri Nuza mu bahawe imbabazi reka nze nsome kasoma bamageragere gusa kuko ofete ni gereza ni gereza idasanzwe kamemo yo muri capitale na Nuza se ahubwo na wa wundi wo muri RGB bari nawe ntabwo arimo uyu ubwo nawe arapendinze ariko gupendinga kwe nibishaka Emmanuel we noneho bivugwa ko ari we wakoze PhD kuri ya mashini ya Bernard Munyagishari Nuza nibishaka niwe wakoze PhD ariko nanone ngo aho bimenyekaniye ngo hari akajambo yanazemo katari keza kajyanye no kuvuga uko ingoma zikora ugine bwo impamvu atari ku rutonde zaba ziri muri izo dore reka mbakubwire yego okay gereza Gicumbi barekuye umwe gereza ya Musanze barekura bane gereza ya Ngoma barekura bane gereza ya Nyagatare barekura 11 nkuko nabikubwiye gereza ya Nyamagabe irekura umwe gereza ya Nyarugenge ndahita ndekeraho yego uwa mbere Mukangamije Esperance Mukangamije Esperance yego icyaha cyo gukuramo inda kwikuramo inda yafunzwe 2020 yari akatiye 6 Mukangamije Esperance hanyuma hagahita hakurikiraho Rwakunda Christian Docteur Rusizana Aloise Serubibi Eric Bamporiki Edouard
na retired CG Gasana Emmanuel batandatu muri gereza y'Amageragere. Impamvu ibi ngibi kubyongeraho mu barekuye harimo undi witwa Gasana Emmanuel. Iyo badashyiraho retired bari kugira ngo ni repetition. Ariko numvuga ngo hari ku abafungwa babiri bitwa Gasana Emmanuel. Harimo na retired. Noneho Nyanza barekuye batatu. Rwamagana barekura umwe. Rwamagana na Gicumbi n'umwe. So nkuko nari nabikubwiye gusambanya harimo gusambanya abana, harimo kwikura abagore benshi no kwikuramo inda, none n'aba bategetsi indonke no gukoresha ububasha cyangwa gukoresha umutungo no gukoresha umutungo wa leta nabi. Muri make bijya kuba nk'ibyo. Muri make bijya kuba nk'ibyo. Sindi hari ikindi ukeneye ko kumbaza. Ubwo icyo nakubazaho kitari kinini cyane, ubwo tugendeye kuri tweet y'umukuru w'igihugu igihe yasubizaga Bamporiki mu gihe yaratarafungwa ngo ajye Mageragere, ariko akurikiranwa na RIB. Hari aho yatwitinze agaragaza ko aca bugufi ari gusaba imbabazi. Umukuru w'igihugu arasubiza ati imbabazi zibaho, ariko hari nubwo akanyafu. Ako kantu mukunda kukibeshya, ntabwo umukuru w'igihugu yasubije Bamporiki. Bamporiki yaratwitinze hasa uwitwa Yumva Jean Paul asabira nawe yunganira Bamporiki mu kusabira imbabazi. Noneho umukuru w'igihugu aravuga ati wowe ibyo uvuga urasa n'utabizi. Ibya Bamporiki ni kuri yabihora yo akomereza kuri ayo ngayo waruvuze ati burya no guhanwa n'akanyafu kabagomba. Ni Yumva Jean Paul yasubije, ntabwo yasubije Bamporiki. Nari mbizanye kugira ngo nkubaze niba twabisanisha nyine n'ubundi niki kiki uku guhabwa imbabazi. amaze we yafunzwe 2022 yaramazemo 2. Mbo nibaza ko yarera kati 5. Nibaza ko ibyo ngibyo ntabwo nahita mbisanisha, ariko mu metero nari nabikubwiye. Nakubwiye ngo niba Bamporiki intore uwigishije abandi ubutore akabwambura n'abandi, ariko uze kwibuka na wa muntu yambuye ubutore amaze iminsi trending si muri showbiz, uze kugakomozaho. Niba yari intore yivugiye kuri kisefe ngendana n'umugabo, yahagaze ndahagarara, yatambuka ngatambuka, aza no kongera kuvuga ati niyo wampa akagari kameze gute, ati niyo wampa akagari najya kukayobora. Ibyo yagezemo ntabwo byari bijyanye n'uwo mugabo wagendana, cyo ni kimwe. Ariko nanone muri bwa butore bwe bwo kuvuga nubwo wenda ukuri kwabaga kugerwa ku mashyi, hari ahantu niba yaratangiye kunyerera ku mashini ya Munyagishari na nibishaka, hari ikibazo nakubwiye ngo hari ikibazo cyo gushyira ku munzani. Ese niba atangiye gutya itana azayimara bigezehe? Ese nyuma y'itanu yaba kigarurwa? None bagashyira ku munzani akavuga ati wamuzana ubu hakiri kare atarangirika, none akongera agakomeza aho niba ari ukwimana u Rwanda uko abivuga, agakomeza n'ibindi. Ibyo byose nibyo nkubwira nge ntabwo ndi mu mutima w'uwamuhaye imbabazi, kandi ntabwo nahagera nta n'uwabishobora, ariko hari byinshi. Icya kabiri nuko umukuru w'igihugu abikora yagishije inama mu itegeko, mu iteka rya perezida handitsemo ko yabisabwe na minisitiri w'ubutabera, akaba ari intumwa nkuru ya leta. Ariko ibyo ni ibyanditse, ariko ushobora gusanga hari n'abandi babigiyemo inama. Byose birashoboka rero, byose birashoboka. Ahega buriya ubwo yari amaze 2. Yari amaze 2. Kugira ngo ntibibaye ku muntu wo kurira rwego. Cyano kwezi byore. Wabiha Jean Paul ngurebe. Ikibazo cya Jean Paul ikibazo cya Jean Paul community. Abantu benshi batekereza ko agarutse yahita urupfu imipfire y'umunyamakuru ntabwo ari nk'iy'umunyonzi. Ku munyonzi we n'ukunyonga, ashobora no kunyonga ari ibubu, ariko nta munyamakuru w'ibubu ubaho. So rero kuvuga ngo tugukoreye iki, nukubanza akamenya ngo nava yazakivugaho iki. Ushobora no kuziba akaza akavuga ati barantinye. Nukuri nukubanza ukamenya ngo ageze ku ruhe rwe.
yego ubundi se arazisabye we Jean Paul arazisaba mwiburana arazisaba nakomerezaho anitware neza muri gereza anerekane ko asohotse atavuga ibyo yabonye muri gereza. Umuntu waraye rweza amenyo akabona inkuru 45 ubu muri gereza amaze kubona nk'ibihumbi 5. Ngaho mbwira rero aje agasora inkuru 5,000 ese ubwo nibwo kuko muri gereza umunsi umwe ntiwabura inkuru 5 muri gereza ntabwo ku munsi inkeya n'eshanu n'icumi wazibona uvuga ngo nukumenya ngo inkuru Jean Paul amaze kubona zigera mu 5,000 aje yazikoresha ate mbere yo kugira ngo rero ajye ku rutonde rw'abahabwa imbabazi nibyo barabireba yego buriya sinkubeshe Jean Paul ni bamukatiye 3 cyangwa 2 yarajuriye yego none se uruzi ko 2 bashobora no kuyigira igihano gisubitse ariko gusubika egari kugaruka muri societe hanyuma akamenya noneho se nayigarukamo turamujera gute arakora iki arajya gutwara taxi voiture arasubira kuri kamera arajya kuri Twitter aragira gute ibyo rero nicyo kibazo ofete muri dossier ya Jean Paul imyitwarire ifitemo hejuru ya 85%. None niyo nakubwaga rero imipfira y'abanyamakuru kubera mikoro n'umwuga mikoro kamera n'umwuga nta muntu wa wizeye ukura managing izo mbabazi rwose ako kantu karumvikana n'uwakamushyize ku rutonde arabanza akavuga ati kuko n'umucamanza buriya yashobora kubikora ati Jean Paul ndagusubikiye oya ngukatiye imyaka 2 ariko umwe usubitse kandi umwe yarawumaze aba yaratashye cyane ariko akavuga ati se mama umuntu akibaza iragenda bite abantu bakajya inama Jean Paul tumurekure tumugire gute none se nagenda biragenda bite ageze hanze byagenda bite hanyuma sizi inkuru amaze kubona hano nazishyira hanze biragenda bite ukumva ibyo rero urumva umwuga ho ndi kumva bwo ibi ntabwo ari ugucuruza imineke my dear umucuruzi w'imineke abura poya akabona fiya cyangwa globisheni na kamara ariko gihore niyo mpamvu nyine ni kubita utababarira iyo batugezeho mavi kabisa ubwo icyo ngicyo rero nanagisanisha n'ikibazo nshaka kubaza umbwira uko ubyumva mu metero aba bantu urababona bongeye kwisaba muri nshingano cyangwa gute nyine bazakora ibindi byose ibyo ntabwo ubusembwa babwagiye ubwo Burundi 6 iyo barengeje 6 byarangiye ariko inshingano se turababona mu kubaka igihugu ntabwo kubaka igihugu ari ukuba wasohotse kuri Europe cyangwa ukorera mu kizu kirumbaraye cya etage barakora mu bindi bamwe bagiye mu bucuruzi Bamporiki hotelier iracyari aho abandi bakora ibindi ariko ntabwo nabyo nibyo nakubwaga ko umwami atari umuntu nabyo birashoboka yego ariko nabyo yagishije inama ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko uko bakwiga ku muntu wari umaze 2 muri gereza ntabwo ari nk'uko bakwiga ku muntu umaze umwaka ashinze Kagame awe president yego iyo dosiye iroroshye eze kubiseka KOP Kagame awe president kuntu bahise binyorosha maho ubwo niko bimeze uko dose yakwigwa rero ku muntu uhora kuri kamera za Kagame awe president ntabwo ariko byamera nk'uvuye muri uniform ziroza ntabwo biratandukanye ariko nta kidashoboka nemera ko nta kidashoboka yego okay ni muri aho hantu numvaga nshaka kukubariza muri uwo mujyi wo ku mbabazi niba hari mu nshingano keretse urumva bibaye dusipoze nabo ubwabo baratandukanye yego Rusizana n'umucuruzi azakomeza acuruza we azakomeza acuruza Eric Serubi ni engineer no muri gereza ari engineer Ispana ye ntiyamuvugaga ntabwo yamuvaga ku mukandara nako kuri
ariko muri gereza sinzi bambara imikandara ariko ntabwo yamuvaga kwitako urumva ubu n'ubundi azakomeza ubufundi bwe Dr Christian Rwakunda Dr sinzi icyo ayifitemo ariko Dr yego nayo azayikoresha qualification nta impamvu mbivuze sorry mbere nko kuri Serubibi ushaka gusaga qualification iyo jeni afite kuba ari engineer hari ahantu ikenewe agakenerwa agakoreshwa ariko ntabwo ukenewe kuyobora Rwanda Housing gusa yajya no mu bindi yajya muri za Horizo yajya muri za amakampani akora imihanda NPD tusa nta birenze wenda icyagorana nuvuga ngo yellow paper cyangwa kujya muri zira nzego biba bisaba ngo n'umukuru w'igihugu nyine muri kwakugisha inama ashobora no kubanza agatekereza ngo biragaragara gute yego icya kabiri kuba bahawe imbabazi ntago barangije igihano yego nabyo ujye ubimenya ntago barangije igihano agize ikosa agize ikindi cyahagwamo na yindi bamudohoreye yabanza akayikurura uri kunyumva so no kwibaza ngo kugira ngo wapointinge umuntu utararangiza igihano bifatwa gute wacyumvise aho ako nako ni ngombwa yego reka nsoreze ku bindi bintu wenda icyo narenze ko aricyo ntindaho cyane nge no kuri ibyo bya showbiz yacu muko wambwiye ngo nabonye mu minsi ishize umuhanzikazi Oda Paccy arimo atanga ubuhamya kuri channel ye ariko na igihe kigira gutya cyandika kibinyuramo kigaragaza cyangwa se nawe agaragaza ko hari ubwo yarozwe inshuro attempting nk'eshatu nimba izo yavuze akaburuka se akaburuka ngira ngo biterwa n'ubwoko bw'uburozi kuko urumva hari nkaho yavuze ko yarozwe umutwe ukajya umurya icyo kintu nanjye nkizi icyo gihe muri iyo guma yavugaga nawe urabyemera ko byabaye Paccy yajyaga avuga ati njya kurepeta najya kuririmba umutwe ukandya akavuga ko ari umuhanzikazi wa ntabwo yamuvuze izina ariko avuga ko ari umuntu waje akamukuramo umusatsi akamuroba umusatsi ugatuma umutwe ukurya ni nkanjye rega nanjye ejo hari umuntu wambwiye ngo nanjye baba barabinkoze ngo aho mu gatuza ariko ngiye nkurikije akazi nkora n'ibitwenge nkubita ku munsi no gukorora rimwe na rimwe kubera na za amibe no kwitsamura kubera imiyaga ihindagurika cyane cyane nka mu gitondo ndebye buriya akayaga ka mu gitondo gahita kinjira mu zuru kure nabwo nkitsamura yes nawe rero bamukoze mu musatsi akagwara umutwe katubanze turebe nkanjye niyo impamvu nubwo ndi kubidefanda aka gatuza nubwo byabyo sinabyemera nako kaba kakoze cyane nese umuhanzi uti kurepeta kugira gute igihangano kugira ngo kigere hanze uzi amasaha gifata umuntu ubu ni nk'uko umu youtuberi wirikodinga akaniyeditinga akanauploadinga yambwira ngo yarwaye byantungura rebe agenda y'umuhanzi ibiteye gute ku buryo kuribwa umutwe byatungura bikitwa ko ari ukurogwa ariko bibaye se ari ibintu bibaho bitewe no kuvuga ngo usanzwe umeze neza ufashe mikoro umutwe isukurya no kandi avuga ko yanabibwiwe n'abanyamasengesho buretse akuze kukazana ukanyibutsa abo ngabo nabo bafitiye ubutumwa buhambaye ndakubaza umuntu bamukoze ku musatsi bamuroga kurwara umutwe igihe cyose agiye kugira icyo akora ubwo burozi se bufite telekomande uburozi bufite telekomande either akuroze yakuroga perimana waba uri mu kazi waba utari mu kazi ibyo birashoboka ariko gukora mu mutwe gukora ku musatsi umutwe ukajya ukurya ari uko ugiye kuri mikoro aya akagutongera hari ibidashoboka uriya ni ikibazo cy'imyumvire kurwara turarwara umuntu ni umuntu paraporo y'akazi anakora ni nk'uko bambwira ngo umumotari ngo ari gutaka umugongo ngo bamuroze umugongo yirwa agenda mu mihanda y'ibitaka ya ntuza ya ndubana na bumbogo umumotari kurwara umugongo si normal
umuntu cyangwa umukontabure wirwa yicaye kuri computer adahaguruka umutwe amaso n'umugongo c'est normal abantu bagashakira ibibazo aho bitari none se nagwemera ko uburozi bubaho oya bene ubwo ntago mwemera ubutamikano birashoboka kuko toxique ibintu byanduye ibinyabutabire wa mugani wa dashim ibyo birashoboka ariko gukora ku musatsi aya uwo muntu wamuroza azaze mwereke azajye mu masaro de coiffure ayora imisatsi hari yose nimbo n'abantu biyogoshesheje aho ngaho bose basaze zamenya ko umuntu ari umuhanga musatsi noneho ngo umutwe ukakurya ugiye mu kazi nose mu kazi nyine gatuma ni nk'inyota mfite cyangwa iki gituza kiri kumwe yego iyo uteye imetero usanga ushobora gusanga hari ibyo nanyuzemo byatuma gatuza kandi nawe kuba yaribwa umutwe nakubajije ngo indirimbo igihangano cy'umuhanzi kugira ngo kijye hanze kiba cyamutwaye igihe kingana iki kimusaba gukora ate nongera ngo urugero hari aba youtubers bagenzi bacu nzi donc niwe cameraman niwe editor niwe reporter niwe uwo muntu nataka akavuga ngo bamuroze ntabwo nzabyemera yego banzu rero abantu bakoresha igihe bate nanjye binigira ku myaka yanjye nkabyukira mu kiganiro nkarara mu kindi hanyuma icyanyuma nakirangiza nkajya kuki ejo rero umutwe nta kibazo cy'umutwe mfite ni iki kibazo cy'agatuza nta kindi rimwe na rimwe n'amaguru akandi wenda kubera kuzamuka escalier ariko n'ibindi byaza umugongo nta kibazo rero naka ko mu gatuza ariko banzu iyo uteye imetero ureba umuntu ukavuga ati na muganga yakurebye arakubaza ngo mbere yaho gatoya byari byagenze bite yego udapasi wari ugiye kwibagirwa rero iby'amasengesho udapasi yajya kwa muganga bari kumukorera audite ya usage du temps ubyuka sangahe uryama sangahe dore mushuti wawe wa wundi ugiye kwa Clement yego basanze ngo afite ikibazo cya neme ku biro 80 umuntu kubera iki kurara kuri telefone reka mvuge wenda mu by'akazi mu bizima yego kuzindukira kwa Clement nimugoroba akajya muri kaminuza weekend akajya kwiga ikidage noneho nijoro aho kugira ngo aruhuke telefone yagira karimo umuhaye ekuteri byose biradunda mu mutwe yagira ngo arariye akarya ibintu birimo barafu byantangaje kubona umuntu w'ibiro 70 bavuga ngo nta maraso afite noneho yagira ngo ararya ari muri telefone ibyo ntabwo bikuyoboka ibi bintu n'ababyeyi babirebe ngo nanjye urumva iryo kosa ryambaye ariko narabivugaga ubu no gufata umwanzuro telefone ikagirara muri saro akajya mu cyumba nta telefone afite agiye kuruhuka ariko kujya mu cyumba ukabanza kuri chat amasaha 2 isaha y'ibitotsi kakurengana ibitotsi bizima ni ibya saa 4 kugera nibura saa 10 none wowe uryamye saa 7 ku myaka 20 wagira amaraso gute ubwo rero no tugende ntangire ngo bandogeye umwana kuteze mbizi ko ataryama ashobora kuryama saa 9 yarari muri telefone wakaryamye saa 9 uri no mu bindi bifatika uganira n'umuntu nyamuntu real people yego phone wayifunze saa 4 saa 5 ukaganira n'uwo muri kumwe haba mu cyumba haba muri saro ibyo ntabwo byagutera umutwe ntabwo byagutera neme ariko uri kuganira n'umuntu utabona abazi n'abatwazwe muri yasi bitaboneka ibidafatika sometimes umuntu akoresha na telefone yazimije itara urumuri rwa phone akabarwo rukora ibyo rero kuba wagira nemi niyo mpamvu ngubwira ngo muganga atera imetero akakubaza ngo ubusanzwe ukora iki yego saa 2 mba nicaye kuri kamera mfite mikoro saa 6 buriya nanjye nubwo mbeshya ngo ku manywa ndaryama Dashimu ntabwo atuma sinzira uryamye igice ndyama saa 7 Dashima akabateyemo saa 7 n'igice iyo ntarabona agatotsi saa 7 n'igice ubwo biba birangiye yaje ariko akaba igihe mutanze nkabanza nkasinzira saa 7 nkaba ndasinziriye akazana ariko radiyo ibivuga radiyo ibivuga mugogereye noneho nkasinzira nka saa 9 n'igice nkicura nkamwumva ageze ku ijambo ryahindura ubuzima nanjye ndabizi ko iyo yari defu ejo nindwara umutwe nubwo namara kumwumva saa 10 nkahita njya gukaraba nkajya mu kiganiro
cya saa 12 none urumva umunsi rero kabaye muganga azatera izo metero avuga ati kuko ubuzima buba urabona koko icya kabiri ibi bintu dukora kubitekereza bihuze n'abahanzi ariko akamasengesho uze kukabwira ibi bintu dukora buriya njya mvuga abantu bakeka ko abafundi bavunika cyangwa abahinzi wapi bakoresha amaboko bini ibinyama bidakoze ahubwo bya Mike urumva muganga arabanza akareba ubuzima ubamo byo narimo nkubwira ngo umuhinzi umunyonzi umumotari umufundi abantu bishyiramo ko ari bo bavunika ariko bakoresha ni umubiri ni ibintu bivunana ni ugukoresha ubwonko urakamuka gushaka topic no kuyitambutsa buri munsi ugomba kubona topic y'ikiganiro umuhanzi gushaka topic azaririmbaho gushaka amagambo azabinyuzamo gushaka style no kuyihangaho kugeza asohoye igihangano uko nyumva ibyo ni ibintu bivuna nk'abakozi bo muri banki umubare uzabaze statistique muri Benin ababaze kugwa ku magisha none yirwa manipira amafaranga we adafite na kimwe cy'igihumbi cyayo mu gitondo agafata amafaranga akirwa yaha abantu yakira n'ayandi nimugora akayabara rimwe nawe akabura mu nka senkisa buriya umukontaburi ubuze n'igiceri cy'ifaranga yego kuko ari igiceri cy'ifaranga ari 5 byose birasa muri kontabilite ntashobora gusohoka muri ibyo biro niyo mpamvu ubona banki zifunga kare ariko abakozi bazo bagataha batinze umera ashakira hose yes nuko abakontabure bo bagira n'icyo bita indemnité de caisse baguha umwaka urangiye iyo ntacyo wigeze utakaza ari pourcentage bakongerera ariko kenshi none ko yatakaza nta gufata mufuka wawe ngo yashyire oya urasubira mu mibare ureba aho yatakaye nta gushakira hasi kwitaka oya physique na théorique bigomba guhura kabisa ku buryo ashobora kumara yafunze saa 11 akava ku kazi saa 2 ari ereri ya 20 francs igiceri cya 20 yari ari guhiga uwo muntu narwara azavuga ngo baramuroze azavuga ngo bampaye inote ziriho uburozi kankubwire kera dusoza umubiri si icyo ariko ku masengesho nakubwira dusoza kera bajyaga batubwira abantu utashobora kugisha inama ngo uyibone ndabivuga uko batubwiraga ariko irise yageze aho iriyongera umuntu gukubwa urabizi yego ushaka kwihagarika cyangwa ibikomeye cyangwa byose umuntu ukubwe umuntu ushaka uncenche urayizi uncenche jya kwa buri kantu na buri nguni umuntu ushaka gahunda umuntu ukubwe umuntu ushaka iyo gahunda umuntu wariwe n'inkweto umugabo w'inganzwa umukosozi wabuze urupapuro ibyo nibyo twahimbiye muri fawo nawe ubuze urupapuro polisi biri hariya ni pinga ku buryo nuwakubaza izina ryawe nturyibuka bakubonye rwa rupapuro noneho n'umukontabure uburaho 5 uburaho ifaranga nawe ntushaka kubaza ngo haryo uvuka mu kahe karere ntago yakibuka ni icyo cyo kiri mu mutwe we urutonde ni rurerure umuntu se risani yafashe umuntu risani ifashe ameze nk'uwariwe n'inkweto nk'uwambaye inkweto zimurya so ngaho mbwira rero umuhanzi umunyamakuru umukontabure kuba barwara umutwe c'est normal nta gitangaza kirimo ariko umufundi ntashobora kurirwa n'umutwe abwira ni mupondesha ingorofane enye ku mufuka w'isima bikarangira mereza zana iyo simu mena konkasi mena beto n'ibyo wamubona ni igisebe yakomeretse wenda umusomali cyangwa akihonda n'inyundo ariko ndakubwiza ukuri umukontabure wabuze igiceri cy'ifaranga kera ngewe ahantu nakoraga iyo iryo kosa ryabaga baguhaga ordre de mission
urabyumva wabuze ifaranga rimwe bakagusinyisha ordre de domicile bakagusinyira ordre de domicile ya 5 bakaguha nayo kurya bakaguha n'imodoka y'akazi ukajya kubisobanura i Kigali gusobanura ifaranga rimwe bigatwara gayibaze karubira y'ibihumbi 30 frais domicile za 5 nayo kurya ya 5 ubwo nangahe 40 n'umwanya n'akazi uragataye ugiye gusobanura ifaranga rimwe uravuga uwo muntu se darwara umutwe azavuga ngo baramuroza aya mwaje murare ubwo umva wa ese n'umudamu cyane umukobwa odapase n'umukobwa n'umudamu n'umukobwa wa undi bambuye ubutore umukobwa ubwo umva wa mukobwa umufiyemere bishakira handi ni hagati ni hagati n'umugore n'umugore cyane umubyeyi tubwinte umubyeyi basi umubyeyi shakira handi ndabizi ko hari domaine zivugwamo amarozi cyane cyane muri showbiz no mu YouTuber byari byatangiye kuza nubwo inzego zahagurutse ariko ikibazo kibaye mbere yo gutekereza igituruka handi banza urebe igituruka kuri wowe ukoresha ute igihe cyawe abahanzi aba YouTuber aba producer baryama sangahe utambeshye aba producer ubwo twari twabibagiwe baryama sangahe ejo naribwa umutwe ariko shaho kuba rero ngo umutwe umuriye wari ukageze aba cameraman abantu baba mu buzima bwo ku mashini hanyuma rero icya kabiri yagiye kwa muganga sinzi ayo yize ariko imyumvire ubundi ntago wakarwaye ngo ujye mu masengesho banza kwa muganga bazagusengere uzajye mu masengesho nyuma bagusengera imiti igire effect ariko isengesho ntago ryagira icyo rikora ku burwayi cya kabiri wasengewe nande muri ino mihanda ibi byose turi kumva ariko ubona u Rwanda ruhora mu bibazo malnutrition inda zitateganijwe ubukene bukabije abana batamashuri ubigaterwa n'iki umuvumo uva kuri bari abantu biyitako tubabitsa agahinda kacu ngo bagire icyo bagakora kandi batubeshya twarangiza tukabona mu buzima busanzwe for your information wa mu bishop ugiye gushakana n'umupasiteri kazi anywa itabi n'inzoga bishop ni ndaya bafite ibipangu bagenda bakihengekamo ndabivuze azambaze ntago nabona facts ariko abatanga ubuhamya nababona bafite ibipangu bagenda bagakodesha bishyize hamwe ari nka 5 inzu y'ibyumba 5 buri wese afite mike bagira bagatubiza amayoga amatabi n'abagore ari igipangu bikontororera yego hanyuma uwo muntu rero aza kurambika ntacyo nakwakira akurambika ikiganza kwe akurusha ibyaha for your information encore mbivugiya nubwo atari iwanjye niwanjye nimbyibuka ndabivuga yego abadakoze iyo system hari ahantu haparika ari site ebyiri maze kumenya n'abadukurikiye bazamfasha no kubona izindi kandi nzabishyitsa nzahagera abantu bajya gusambanira mu modoka Bibiliya iri muri paraburize site ebyiri nuvuga ngo abatabashije kujya muri ibyo byumba yego muri za nzuzi izo ngizo navuze ni imodoka bakagenda bakajya kuri chantier itararangira n'urugero bakihugikaho ntabwo uyu mwaka ushira izo site ntazigezeho ntanze n'akazi ku muntu wese waba afite kamera cyangwa telefone ikamera neza uzamburira icyo kintu hano cyane cyane muri Gasabo ababikora babireke twabimenye nzabafata video nzayizana nzafata plaque y'imodoka fata ya Bibiliya iri muri parabrise ni ku mihanda y'ibitaka ni ku mashantier atuzuye ibyo ndabimenye ejo turi ku rukiko rwa Kicukiro nubwo batangira saa 4 mu masaha iri mu masaha 6 nge manatashye nzemera iryo joro ndirare niyo mpamvu nzahashyira umuntu nabona rwambikanya mbwire saa 6 kuba nabyuka ngiye mu kazi byo nibisanzwe kuri ngewe icyo ntakora ni ukuhaguma ngo ntegereje ko baza ariko niba hagera ndahashyira abasore
nirwambikana bambwire icyo nzi cyo moto kuva iwanjye nzagera yitura itararangira abo rero nibo bantu dufite warangiza ngo bagukoze mu mutwe wasaze aho kujya kwa muganga ukajya kuri bene abo nese bakubwira iki ndabizi ko harimo abafite umuhamagaro ndabizi ko harimo abakora neza ariko rwose bareke kubeshya bicara bavuga ngo oya barinjiriwe bazi ko ngo kurokorwa ngo nukureka inzoga ngo n'abagore no ahubwo bavuga ko wenda kurokorwa ari ukureka inzoga n'abagore mu ruhame yego ntagiye mu kabari ngo yicare kuri kontwari nkanje ariko turabizi ntabwo mbunze ibihuha ntabwo uyu mwaka urangira icyo kintu ntakizanye kabisa abo rero nibo babeshya abantu ukagenda pastor dore rwose ndimo ndaribwa mu gatuza harya wa mugore muremure w'imibiri yombi buriya ntiyagusabye amafaranga ukayamwima ntabwo abagore basabye amafaranga bose nyabaha yego buriya rero yahise yacunze cya kirahure wari ufite cy'amazi anagamo aka gatuza gashobora kuzira ko nseka cyane ko nkora cyane ko nzamuka ama esikariye ko donc hari byinshi nzakereka muganga niba ugiye iby'abapfu biribwa n'abapfumu cyane urarwaye ugiye mu masengesho wagiye kwa muganga none amasengesho ukazayajyamo uri ku miti kuko imiti yose ntabwo igira effet positif ngo ukiri numara gufata imiti voilà nkatwe twese kabisa ariko abo bantu nabaye siko baturenze ahubwo siko baturenze bikosore ubwo si ibyo mvuze gusa leta ibirimo ikubambura ubuzima gatoza abantu bamwe na bamwe oya ntabwo ibyo bihagije ibyo nibyo RGB yavugaga ku bwa Usta Kayitesi yego nibabagira inama iby'ibipapuro babireke bababwire ngo muve muri ibi urusha icy'abandi abusengera ko tubona nawe ubarusha babi ubarusha mabi hari undi mudamu w'inshuti yanjye ntabwo ari ubwa mbere umudamu w'inshuti yanjye yari afite akabari noneho murumuna we agiye gushyingirwa asezeranywa n'umupasiteri abapasiteri nka babiri cyangwa batatu bari kumwe wa mudamu abo bapasiteri barasanzwe ari abakiriya be baza bakavuga bati mada ntabwo turashaka kuganira ingingo zikomeye dutera agatebe hariya haruguru akabajyana muri salo yiwe mu rugo akabari kari gafatanye n'inzu atuyemo wakajya akabajyana mu gikari ko barabakiriye bakanywa primus bakanywa burushete bakarya burushete nuko wa mupasire amaze gusezeranya murumuna w'uwo mudamu agarutse wa mudamu biramunanira amera nkanjye ariko nakubonye usezeranya murumuna wanjye kandi yari umukiriya we amaze imyaka 3 buri weekend aza kuhanywera ari umupasire umudamu ariko ndabona nk'ubusa unziye madamu mu bukwe bwa murumuna wanjye ngira ntese umusezeranye kandi ubwo ageze kuri primus ya kabiri bahise bahacika abura abakiriya please ntabwo kunywa ari bibi nta nubwo icyaha ari ukunywa icyaha ni icyo ukora nyuma yo kunywa sibyo nkunda kukubwira so niba unywa ariko wibwira abantu wikwirwa uvumagirira inzoga noneho urazinywa rwihishwa ntuzibe emera kunywa kunuzisindisha ntibirakubuza gukora umurimo inzoga y'inyibano kunywa nibyo abandi abanyedini ngo abisi urabarenze wowe nibyo urabarenze wowe wihisha mwongere mwigenzure by the way isi ni umudugudu kandi u Rwanda ni igihugu gitoya kivuga ururimi rumwe gifite abaturage benshi ku buryo icyabereye induba ndakumenyesha ko kirara kigeze Norvège kirahagera ku isuku sibyo se kirahagera pe ntabwo ari bya bihugu bigari bifite abaturage bakeya bivuga indimi nyinshi hano ni ururimi rumwe bose ukubonye numenya aho azahurira nanjye ukubonye ashobora kuzahura
n'undi muntu akagira uwo basangira akambwira cyangwa ahura n'umudamu cyane ukanyuraho abantu birinde bana ngiye nibaza ko bakabaye bakorera habona ibyo byose biramenyekana birangira bimenyekanye uwo mugabo uriya mu bishop twavuze ubushize ngo afite abana 5 ariko ku gitabi Danihiri hafi aho amabumbire hafi aho amaye none uwo nguwo umukobwa bambuye ubutore ariko nihangane azabusubizwa nta n'ubwambura ngo bamfashe ku mutwe ngo none ngo bamfashe ku musatsi none ndwara umutwe ngeze mu kazi agahita ajya mu masengesho yiza ngahe kuki atajya kwa muganga yarize rwose mwe kuki atajya kwa muganga yize iki nyine kuki atajya kwa muganga umutwe ni ukuri kuki atajya kwa muganga cyangwa ngo uruhuke cyangwa unywa amazi cyangwa ukore siporo yego sengesho okay bya byose cyumvikanye n'amasomo niba urwaye jya kwa muganga yego uwo waba we wese yego mwamaki amasengesho uza abantu bamaze kugwa mu masengesho babakubita ngo dayimoni zigende bakarinda bapfa kabisa uza abantu bamaze guhimirwa kugwa mu buvumo ejo bundi nta waguye Kinyinya avuye ibyumba atari nzara akora urugendo rw'amaguru ntabasha kubona yo gutega bisi ntabasha kubona yo kugura irindazi ariko agiye mu masengesho yabanje agakora icyo nicyo kibazo dufite ufite na leta nubwo batabivuga direct nicyo kibazo ibyo kumbwira ngo impapuro ngo amapave no ko bahari ari benshi biri gutanga imaje y'igihugu ihindukaho iki ni ko amadini yiyongera ibibazo bikiyongera bari gufasha kuki gereza zifite ubucucike abakora ibyo bya bose ntibafite amazina ya Gikristo cyane ntibafite amadini barayafite cyane niba nta mpinduka bazana se bamara iki no banyumve ubushize baramwe ngo none simbakira nakubwira ngo ntawe niwe nta nuwo nzajya kubwira ngo asengere please nta n'umwe mvuze izina bubwabo buri wese yicekinge amenye ngo n'uwendeye munsi y'ibuye yaramenyekanye cyane icya kabiri mwebwe bahora babareba uvuye ku rusengero Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo wari ufite ubishyize mu modoka muri paraburize ufasha agakwavu k'ishyamba uragiye uraparitse nekoma modoka itangiye kwicugusa kuri chantier itari yawe utazi no bazamu bahaba oya bazamu ushobora no kumutera bibiri akemera ko parika mu kiwanja cy'iyo chantier ariko atari yawe nimba gusanga saa 6 plaque yawe byo plaque ibibaruye ku muntu na UPI y'iyo chantier ibibaruye ibizwe nzahuza plaque na chantier sezerera ntahe ndagusezereye rwose urakoze ku masomo menshi cyane duhaye nakwinjije no mu bindi rwose biba bikenewe my dear biba bikenewe kuko nibyo twahisemo amasomo y'abari menshi so rero reka mpinira aha ngaha Karegeya nari navuze ku kintu kijyanye na minister wahoze ari minister w'urubyiruko wimuriwe inshingano impamvu nakivuzeho nashaka kugisanisha no muri uruka ko nacyo president yakivuzeho yaravuze ngo abantu mutangiye kubona mu myanya bahozemo ntago birukanwa ahubwo bahinduriwe imirimo ariko ibyo biri muri nakubwiye ngo biri mu bubasha bw'umukuru w'igihugu yego yakuzamura yakumanura yakwicaza yaguhagurutsa yakuryamisha cyane ukubyumva si ngombwa kuvuga kuri umwe na ministeri yayigaruka pourquoi ndabyumva ariko umukuru w'igihugu afite ubwo bubasha afite n'ubushobozi afite n'uburenganzira bwo kugisha inama icya kabiri ava mu ishyaka afite abajyanama bashobora kuvuga ati nyamara ahangaha hashyire runaka nta gitangaza kirimo ubundi kwirukanwa se nta nubwo ari kwirukanwa ntabwo ngo hariya ntabwo ubwo bubasha bwose buri mu biganza bye niyo mpamvu n'uwumva niwumva batwubakiye studio ntibizagutanga ya KOP ba nyiri urufunzo bamangamanga
Kaminira ahangaha ntagiye gusepfura sawa sawa urakoze cyane